Amahoro amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka Podcast, ndabaramukije nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Murabizi twakomeje kuganira kuri iyi ntambara yo muri Ukraine, ariko tubabwira cyangwa se tuvuga ko ubugambanyi bw'abanyamerika kuri Ukraine ntabwo buzatinda kugaragara, kandi n'abagambanyi b'abanya-Ukraine bakoranye n'abanyamerika nabo ntibazatinda kubona ko bibeshye cyangwa se ngo bajye ku mugaragaro, kuko ahenshi ku isi aba bagabo bitwaga intwari z'intambara. Ibyo byose rero bikomeje kujya ku mugaragaro, aho n'ibihugu bitangiye kuyivamo kandi byari ibiterankunga bikomeye bya Ukraine. Ibyo tugiye kubigarukaho tunagaruka ku rugamba ruri kubera aha muri Ukraine. Ikindi kandi wamenya nuko Netanyahu yatangije operasiyo yiwe yo ku butaka, ibihugu bimwe na bimwe bikaba byatangiye kumwita umuteroriste. Iki kiganiro tugiye kukiganira twinywera ka KDB whisky, KDB dry gin, KDB vodka, cyangwa se abakunda wine. KDB bafite red wine, bafite white wine, karito y'amaritiro 3 uterura ugatereka iwawe mu rugo, cyangwa se ukayitereka mu kirori cyawe hagashya. Yes, rero nkuko mubizi kuri Waka Waka Podcast twagiye tuganira cyane kuri iyi ntambara yo muri Ukraine, ariko nkababwira yuko iyi ntambara yo muri Ukraine ubugambanyi bwakorewe abaturage ba Ukraine, ababikoze batazatinda kugaragara. Mwarabibonye, ni ibintu byagiye bitangira bihishirwa, bitangira kuri Hunter Biden wavugwagaho za ruswa zo ku rwego rwo hejuru ahangaha muri Ukraine, bikaba byaravuzwe cyane yuko imirima myinshi y'ibi binyampeke ari amakampani y'abanyamerika abicuruza. Hakavugwa ibintu byinshi cyane, uburyo abanyamerika bari biteguraga gushyira biolabs zabo ahangaha muri Ukraine. Bivugwa ibintu byinshi cyane, ariko ibinyamakuru by'abanyaburayi twese dukunda gukurikira n'ibinyamakuru by'abanyamerika bikagenda biduhisha ibyo bintu, ahubwo abantu bakumva ko igihe cyose Vladimir Putin ari mu makosa kuba yaratangije intambara, ariko abagiye babikurikira bazi ukuri k'Uburusiya. Intambara yaratangiye rero, abanyaburayi bayijyamo rwose, bashyigikira Ukraine, bayifashisha ibikoresho bya gisirikari. Nge nita ibikoresho bya gisirikari byo kunaniza Umurusiya, cyangwa se gutestinga ibikoresho bimwe na bimwe by'Abarusiya, itari inkunga yo gutsinda intambara. Inkunga bahaye Ukraine ni nabyo twagiye tuganiraho kuri Waka Waka Podcast. Ntabwo zari inkunga zo gutsinda Uburusiya muri Ukraine, zari inkunga zo gukomeza intambara ku Murusiya. Umurusiya azana ikoranabuhanga rye rishya ku rugamba, turebe uko rimeze. Ibyo nabyo ndaza kubigarukaho mu kanya. Habaho icyo kintu cyo kuvuga ngo tunanize ubukungu bw'Uburusiya. Abanyamerika bashakaga cyane cyane gufatira Uburusiya ibihano, kugira ngo Uburusiya bijyanye n'imbaraga zabo za gisirikari bagira ikintu kibasubiza inyuma mu bukungu bwabo. Mwarabibonye uburyo ibihugu byahise bivira indimwe Uburusiya intambara igitangira. Uburusiya babufatira ibihano byose, ariko bihura na Vladimir Putin wari warateguye ibye neza, ku buryo uyu munsi ubukungu bw'Uburusiya nta kibazo bwigeze buhura nabwo. Ibyo rero byarakomeje, abanyamerika bakomeza gutegereza ko Abarusiya bazana ikoranabuhanga ryabo rikomeye kuri uru rugamba. Iryo koranabuhanga bararitegereje, bararibuze kugeza uyu munsi. Murabizi ibifaru by'Abarusiya bikomeye cyane bita Armata, nta gifaru na kimwe kiragera ahangaha muri Ukraine. Indege Abarusiya bakoresha ni indege ziri ku rwego rw'izi F-16 bagiye guhereza abanya-Ukraine. Indege zabo kabuhariwe nta nimwe yigeze igera hejuru y'ikirere cya Ukraine. Ikoranabuhanga ryinshi cyane, abanyamerika bari bategereje ko Abarusiya barizana ahangaha muri Ukraine, noneho bareba uburyo bahangana naryo, noneho abariyo intsinzi yabo kumenya ibikoresho by'Abarusiya no kumenya uburyo bahangana nabyo. Ariko ibyo bakomeje kugenda batanga inkunga, bazamura inkunga, rimwe na rimwe banatanga n'inama cyangwa se ibikoresho bishobora gutuma aba banya-Ukraine bakora ibitero byatera Vladimir Putin umujinya, noneho akaba yakwambutsa bya bikoresho, akaba yatangira gukoresha rya koranabuhanga ryiwe rikomeye cyane. Ntumva ko azarikoresha aruko intambara yabo na NATO yaba itangiye. Ikoranabuhanga mu by'ukuri twabonye ahangaha muri Ukraine rikomeye ry'Abarusiya
ni misile bita Kinjal, nta kindi kintu kigeze kihaba. Kandi mwarabibonye ko n'abarusiya n'abanya-Ukraine kubera ko bari bazi ko ikintu abanyamerika bashaka ahangaha muri Ukraine ni ukubona babashije gusenya misile ya Kinjal. Murabyibuka Zelensky abeshya ngo basenye Kinjal, bakerekana ibintu bimeze nk'ingunguru bidafite aho bihuriye na misile Kinjal. Ibyo bintu abakurikira mwarabibonye. Ikindi kandi izi misile zakoreshejwe ku rwego rwo hejuru ku buryo zabashije gusenya ahubwo patriote z'abanyamerika. Iki ngiki rero kikaba cyarabaye esheki ikomeye mu ibanga mu ryabaye ku banyamerika, kubera ko gusenya iyi patriote isenywe n'iri koranabuhanga ry'abarusiya nikerekana ko umunyamerika ntaho arinzwe izi misile za hypersonique nk'uko nabibabwiye. So intambara rero irakomeza, abantu bakomeza kugenda bafasha Ukraine, ariko no mu bihugu byabo bagenda batangira guhura n'ibibazo. Uyu munsi murabyibuka ibifaro by'abanyamerika bita Abraham, ibyo bifaru n'uyu munsi ntibiragera ku rugamba. Ku gihugu cyari kiri gutegura contre-offensive yavuzwe cyane igacurangwa cyane, ibi bifaru bikaba byaremewe gutangwa mbere ya contre-offensive y'abanya-Ukraine irinda itangira bitarahagera. Uyu munsi bahawe F-16, ndahamya ko kugeza uyu munsi abapilote kwitoza ntaho baragera. Murabyibuka ko bavugaga ko muri uku kwezi hagombye kuba harageze indege za mbere, twarabiganiriye ahangaho uburyo bari batangajemo uburyo zizagenda ziza. Igice cya mbere cy'izi ndege n'uyu munsi ntabwo ziragera muri Ukraine. Ibyo rero bikwereka ubugambanyi bugenda bugirirwa aba banya-Ukraine, kubera ko usanga nk'ibintu bemeye guha Ukraine, babihaye Ukraine uyu munsi yagerageza guhangana n'abarusiya, ariko usanga murabyemera ariko mukayiha ibintu bitageze no kuri 30%. Niba abadage bemeye gutanga ibifaru, bagatanga ibifaru bitageze kuri 30% y'ibyo bemeye. Mu by'ukuri bya bitangazamakuru ibyo bazana kuri front page cyangwa se muri breaking news zabo ngo abanyamerika bemeye F-16 izi ngizi, Abraham izi nizi, bagatangira bakabara, abajenerali babo bakagera kubibaho bagatangira kubara uburyo Abraham zizavansa ziriya Leopard z'abadage nazo zikavansa, bakerekana uburyo F-16 zizaca hejuru. Ku ibyo byose barabyemera abanya-Ukraine, ariko uburyo babihabwamo ni ukubaha utu Abraham, ni ukubaha utu Leopard dukeya, twamara gushira bakabaha utundi, ntabwo ari ukuvuga ngo bazabibahera rimwe noneho bagabe ibitero byabo ku buryo bukomeye. Niyo mpamvu kugeza uyu munsi urebye muri Robotine, hamwe bavugaga ngo abafaransa n'ibinyamakuru byabo byatangazaga insinzi z'abanya-Ukraine ahangaha muri Robotine, ahubwo harikomeje kubera ikibazo gikomeye cyane ku banya-Ukraine, kuko aha Robotine ni umutego ukomeye abasirikare ba Ukraine bagiye bashira mu biganiro byashize. Rero twagiye tuganira no kuri radio cyangwa se umurongo washyizweho n'abarusiya wo guhamagarira abanya-Ukraine bashaka kwitahira mu rugo, bashaka kugenda bagahura n'imiryango yabo, ko bamanika amaboko bakitanga mu maboko y'igisirikare cy'abarusiya. Ibyo bintu nabyo byakomeje gutanga umusaruro munini cyane ku mirongo yose y'urugamba, aho abanya-Ukraine benshi bakomeje kwishyira mu maboko y'abarusiya batarwanye. Ibyo rero twarabibonye, tukaba tubona ko ikintu gihari ahangaha mbere yuko tujya muri iyi mpeshyi nuko abarusiya bari gushaka indi nsinzi ikomeye. Ese ni Kharkiv, ese nukongera bakigarurira umujyi wa Kherson? Ibyo byose ni ugukomeza tukabireba, kubera ko mwarabibonye ko kuva abanyamerika batanga izi misile bari barimanye ubundi, izi misile bita Atacams, izi misile za Atacams ni misile zikubye hafi 3 izo bari barahaye abanya-Ukraine. Izi misile zikaba zararakaje cyane Vladimir Putin, mwarabibonye ari mu ruzinduko rwiwe mu Bushinwa, avuga ko uyu munsi indege z'abarusiya zatangiye gukora patrouille mu gace mpuzamahanga ko muri inyanja y'umukara. Ubundi ni ahantu abarusiya bari batagikorera patrouille yabo, bakaba batangiye naho kuhakorera patrouille. Ibyo byose bikaba bituruka ku mujinya batewe nuko abanyamerika batanze izi misile za Atacams, ariko nanone abarusiya bategereje kureba niki zizakoreshwa. Ese zizarasishwa ku butaka bwa Ukraine, kuko igihe cyose abarusiya bazaraswa n'ibikoresho bya NATO ku butaka bwabo, Ukraine izabihuye n'ibibazo. kandi
Abarusiya bazaba bagiye mu kintu bakwita legitime defense kubera ko bazaba bari guterwa na NATO n'intwaro za NATO ku butaka bwabo. Icyo gihe rero ni ikintu gishobora none kuhita kizamura iyi ntambara ikajya ku rundi rwego. Ni ugukomeza tukabirebera hamwe ko izi misile nazo ni misile zitaje guhindura ikintu ku mirongo y'urugamba, ahubwo zije kuzajya zigaba twa dutero tujya tuvuga nk'udutero shuma, ukumva ngo barashe misile muri Odessa, ngo barashe misile muri Crimea, cyangwa se barashe misile hehe. Ariko igihe cyose iyi misile izagera ku butaka bw'Uburusiya, ikibazo kizaba gifashe indi ntera. Ibyo byose rero ni ugukomeza tukabireba. Mwarabibonye iyi ntambara ya Gaza igitangira, Abanyamerika bahise bagira priorite yindi nanone. Kandi ahangaha muri Amerika murabyibuka ko uwari uyoboye kongere yabo yakuweho, yavanyweho icyizere, avanwaho gutyo biba ngombwa ko abarepublike bashaka undi muntu wamusimbura kuyobora kongere y'Abanyamerika. Uyu munsi uwatowe kuyobora kongere y'Abanyamerika ni umuntu wavuga nkaho yamize amatwara ya Donald Trump. Ukaba wibaza rero ngo bije Biden agomba gufashisha Ukraine zigomba kunyura muri kongere, ese zizabona inzira n'uyu mugabo wageze muri uyu mwanya wumva ibintu kimwe na Donald Trump? Ni ikibazo gikomeye, bikomeje kugenda byiyongera hejuru y'ibindi. Ubona ko igihe cyo kuva muri iyi ntambara yo muri Ukraine cy'Abanyamerika cyarageze. Igihe cyo kuva muri iyi ntambara yo muri Ukraine cy'inshuti zabo, urumva Amerika ntishobora kuvamo ngo nabo basigare. Ikindi kintu gikomeje kugaragara muri ibi bintu ni iki? Ni ubugambanyi cyangwa se amayeri y'Abanyamerika yo kugira ngo bakomeze bagire imbaraga ku Banyaburayi. Bateje ikibazo na Abanyaburayi na Vladimir Putin. Uyu munsi Abanyaburayi barisanga ibintu byose bari kubigura bibahenze. Abarusiya baragura gaze, Abashinwa baragura gaze mu Burusiya bakayicuruza i Burayi ihenze. Ubu ngubu na Erdogan agiye gutangira kwirangura ahangaha mu Burusiya, ayicuruza Abanyaburayi bibahenze, mu gihe bari bafite pipe zibazanira iyo gaze mu rugo. Ubwo ntabwo twongeyeho ibya peterole, ntabwo twongeyemo n'uburyo na diru zose zizajya zikorwa, ariko zigakorwa mu buryo bugoye kuko aba Banyaburayi nta kintu bishoboreye muri ibi bintu bijyanye n'ingufu. Kubera ko narabibabwiye, uranium yakurwaga muri Niger, uranium ikurwa mu bindi bihugu ijya mu Bufaransa. Wajya hari ukavuga uti iyi uranium ishobora gutuma Ubufaransa bwigenga ku Barusiya, ariko ntibishoboka kuko iyo uranium yose iragenda ikagera mu Bufaransa, igapakizwa ikajya gutunganyirizwa mu Burusiya, kuko kugira ngo igeraho ikoreshwa aba Bafaransa babashe kwicanamo amashanyarazi, ntabwo bafite ubushobozi cyangwa se ikoranabuhanga ryo gutunganya uranium ngo igere aho ishobora gucanwa cyangwa se ishobora kubyazwa ingufu. Ibi byose rero bikorerwa mu Burusiya. Ibyo rero bituma Abanyaburayi ubona ko bishyizemo akagozi. Ubu ngubu ibihugu biza ubwenge bizagenda biva muri iki kibazo bikareba uburyo byakivamo, ariko byiyunze na Vladimir Putin. Icyo ngicyo ni ikintu turi bukomeze gukurikiza amaso, turebe inkunga z'Abanyamerika zari zahagaritswe, ese ziraza gusubukurwa n'iyi kongere iyobowe na Donald Trump. Ndavuga iyobowe n'umuntu wa Donald Trump. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ibyo rero ni ibintu ndababwira nti Zelensky tuzamubona ari kwirukanka inyuma y'indege, tuzamubona ari guparama indege, cyangwa arimo kwirukanka agana ku mupaka wa Polonye. Bya bindi ya magambo bari barimo gucisha intambara igitangira, bamugize intwari, ngo bamubwiye ngo nahunge, ngo aravuga ngo ntago nkeneye taxi, ngo nkeneye intwaro. Ibyo byose uzabibarira mu Banya-Ukraine bazaba baritabye Imana muri iyi ntambara, cyangwa bazaba barapfiriye muri iyi ntambara bitewe n'ibyo byemezo byawe nge nita ko bipfuye. Ibyo rero nicyo nababwira. Abarusiya bakomeje kwitegura kuba bakora contre-offensive yabo ya nyuma mbere yo kwinjira mu gihe cy'ubukonje. Tuzareba turebe icyo bizatanga. Ikindi kintu ngira ngo tuganireho muri iyi podcast ni intambara yo muri Gaza ikomeje kundya mu mutwe, ikakomeza kunyereka isi n'uburyarya bwayo. Isi nta gihe izarekeraho kuba isi. Icyo bita gukuri uyu munsi bakubwira ko ari ikinyoma. Icyo bari barakweretse ko ari ubururu uyu munsi, ejo bakwereka ko ari umutuku, kubera ko kiri mu nyungu zabo kuba kiri mu mutuku. Ibi bintu byo muri Gaza biri kundya mu mutwe cyane cyane
cyane. Yasi yirirwa iririmba uburenganzira bw'ikiremwamuntu, yasi yirirwa iririmba ngo genocide never again, yasi yirirwa iririmba uburenganzira bw'abana, yasi yirirwa iririmba uburenganzira bw'abagore. Uyu munsi iracecetse, ibona abanya-Isiraheli bamesha cyangwa se banyagiza abanyapalestina amabombe atabarika no gusenya ibikorwa remezo n'amazu yabo ku buryo buteye agahinda, ku buryo nawe wishyira mu mwanya w'umuturage w'umunyagaza uyu munsi ukumva ko ari ibintu biteye agahinda. Njyewe nkaba nabonye Erdogan watangaje ko wari wafashe ijambo imbere y'abaturage benshi ahangaha muri Taki, avuga ko Hamas atari terrorist group ahubwo ari resistance group iharanira kuba umunsi umwe abanyapalestina bazagarura ubutaka bwabo. Ibyo ngibyo niko Erdogan abivuga, n'ibihugu byinshi cyane niko bibibona. Kandi nagira ngo mbabwire bantu, mujye mumenya isi uko iteye, ntibakavuge ngo Hamas ni abateroriste wirukankire mu Kigali nawe ugenda uvuga ngo ni abateroriste. Nagira ngo mbibutse ko Mandela yarafunzwe nk'umuteroriste, ANC ryari ishyaka ry'abateroriste. Ibyo ngibyo niko UN yabyemeraga, niko abanyamerika babyemeraga, niko abongereza babyemeraga, niko abafaransa babyemeraga, nako gatsiko kose kari gakolonije isi bose bemezaga ko Mandela ari umuteroriste, bemezaga ko ANC ari abateroriste. Ibyo bintu mujye mugenda mubanze mubitekerezeho murebe neza, kubera ko ejo yushwanye nabo bakugira umuntu mubi. Murabyibuka Mugabe ni umuntu wakoranye n'abongereza igihe kirekire cyane, ari inshuti yabo, ariko igihe yavuze ati mudusubize ubutaka bwacu, Mugabe twese dutangira kumubona nk'umuntu utagishoboye kuyobora Zimbabwe, utagishoboye gufata ibyemezo, umuntu mubi ku banyazimbabwe. Mu gihe kugeza uyu munsi Mugabe ni intwari muri Zimbabwe no muri Afurika y'Amajyepfo yose. Ibyo bintu rero mujye mubyitondera. Njye naranabibabwiye ndi kubabwira kuri uyu Kim Jong Un, abantu bahora batwereka ko ari umuntu mubi ku isi, bahora batwereka ko ari we nyiri mabi, bahora batwereka ko ari we kibazo isi ifite. Mu gihe abantu barimbuye Iraq bararyamye barasinziriye, ntawe ubakoraho. Abantu barimbuye Libya bakica Gaddafi, murabizi ntawe wabakurikiranye. Ba Sarkozy baraho, ba Obama baratembera ahantu hose nta kibazo. Abantu barimbuye Afghanistan, Syria, abantu bakoze ayo mabara yose, za Yugoslavia na za Japan, Hiroshima na Nagasaki, abantu bakoze amabara za Vietnam, abo bose nta kintu babazwa. Uyu munsi ni abantu beza n'intwari bambitswe imidari. Mujye mutekereza kuri iyi propaganda y'isi iteye ikisi. Ubu ngubu ariko ikiza barabidukoreraga tukabona ngo uyu muntu ni mubi, aho ufunguye hose ikinyamakuru, wagura n'ikinyamakuru cyandika ukabona ko uwo muntu ari mubi. Ariko uyu munsi iyi social media bazanye yafunguye abantu amaso, yatumye abantu bashobora kubona ukuri. Mbabwira ku Buhinde n'abanyamakuru babwo bari ku ruhande rwa Israel, nta nkuru ushobora kura ku Bahinde. Ni ukuvuga ngo Abafaransa niba bari muri uyu murongo, n'itangazamakuru ryabo riri muri uwo murongo. Abanyamerika niba bari muri uyu murongo, n'itangazamakuru ryabo riri muri uyu murongo. Mwarabibonye ibintu bya CNN itangaza ibinyoma by'abana baciwe imitwe, nyuma bigatangazwa ko ibyo bintu atari byo. Ariko ibyo bintu byagiye mu makuru ya CNN, ikinyamakuru gikomeye nka CNN. Si uko baba batabizi, ahubwo ni uko baba bagize ubushake bwo gupromotinga icyo kinyoma, noneho bakaza kugira ikibazo cy'uko ukuri nyuma kwaje kugaragara. Ibyo ngibyo nibyo bibabaje cyane. Noneho ikintu kibabaje cyane kuri iyi ntambara ya Gaza ni umujinya iri gutera abaturage hirya no hino ku isi. Imyigaragambyo ikomeye itangiye kugira n'ubukana, kuko twabibonye mu Burusiya, muri leta yigenga ni leta yigenga ituwe n'abasilamu benshi cyane. Ahangaha muri Kazakhstan twabonye abaturage ba Kazakhstan. Ahangaha Kazakhstan ni mu Burusiya, ni mu Burusiya. Ahangaha abaturage basenye inzu z'Abayahudi,
batangiye kuzitera amabuye. Ibi bikaba ari ibintu bibi cyane utakwishimira, utanakwifuza ko bibaho, kubera ko abaturage ni abaturage si abanyapolitiki, abaturage si abasirikare, ntibabirimo, ntibyakagombye kubageraho. Ariko iyi ntambara Israel uburyo igiye gutangira icamo isi ibice bibiri, ni bande bari ku ruhande rwa Israel n'abanyamerika, ni bande bari ku ruhande ni bande bari ku ruhande rw'abanyapalestina n'inshuti zabo. Ibyo ngibyo twarabibonye, akaba ari ibintu bikomeje gucamo isi ibice bibiri, kandi bisanga isi yari isanzwe ifite ibindi bice bibiri by'intambara ya Ukraine yari imaze igihe. Uyu munsi rero nanone isi igomba guhitamo n'uruhe ruhande ihereraho. Twarabibonye abaperezida b'abanyabwenge b'abatakitisiye nka Vladimir Putin bakomeje kwiyongerera umubare w'ababakunda ku isi, kuko niba Vladimir Putin uyu munsi ari ku ruhande rw'abanyagaza, ari ku ruhande rw'ubabazwa, ari ku ruhande rw'umuvictim, niyo mpamvu Putin akundwa n'abantu. Ubaza n'umuntu baje n'umuntu utazi ibintu by'amakuru, nagiye postinga abamisi kuri iyi podcast, batazi iyo biva n'ibijya, akakubwira ati ariko njyewe sinzi iyo biva n'iyo bijya, ariko Putin njyewe ndamwikundira, nta mpamvu. Ibyo ngibyo biba bifite aho bituruka, naho hose. Uyu munsi twarabibonye Putin yakiriye abayobozi ba Hamas, yabakiriye ahangaha i Moscow, anabaganiriza ku Barusiya bafashwe na Hamas mu bitero byayo yakoreye kuri Israel. Baganira uburyo abantu bazarekurwa, no gutegereza tukareba niba Hamas izarekura aba bantu. Ni nayo mpamvu iyi ntambara ya Gaza n'ibitero byayo yatangije ku butaka, bavuga ko byatangiranye ubukana ariko binakomeye cyane nk'uko Netanyahu abitangaza. Iyi ntambara izaba mbi cyane, iyi ntambara ku butaka bwa Gaza izaba mbi cyane, kandi n'ubu yatangiye ari mbi cyane, kuko bivugwa ko abanyayisiraheli batangiranye rose iri ku rwego rwo hejuru. Bikaba rero ari ibintu njye mvuga ko bishobora guhita bifata indi ntera mu gihe gito cyane, kubera ko duhereye nk'ahangaha muri Israel, opposition yatangiye kugaragaza ibimenyetso bigaragaza ko Netanyahu yari abizi, yari yamenyeshejwe mbere y'iyi operasiyo ya Hamas, ntiyagira icyo abikoraho. Ibyo rero bikomeje kuzamura impaka ndende cyane. Ni ukuvuga ngo uko izi mpaka uko iyi conflict irangira itinda, ni nako ukundi kuri kugenda kuzamuka. Ukaba wakwibaza uti se Netanyahu ibi bintu yarabiretse kugira ngo bibe, abone uburyo yinjira muri Gaza, yirukana abanyagaza muri aka gace, nabyo mu mapiyo ya politike bibaho. Ni ibintu tuzakomeza kugenda dukurikirana, ariko bibabaje cyane, kandi bishobora guhita biba ikibazo gikomeye cyane, kuko iyi ntambara nk'uko nabibabwiye niyaguka, ubuzima turiho kuri iyi si buzarushaho kuba bubi cyane, kuko iyi ntambara iri ahaturuka igitoro hafi gitunze isi yose. So iyi ni Waka Waka podcast rero, tuzajya dukomeza tubikurikirane. Gusa iyi operasiyo iri kubera ku butaka ni operasiyo mbi cyane, igiye guhitana abantu benshi cyane. Aba banya Israel bakaba banze ceasefire, bakaba bavuze ko intambara igomba gukomeza, ngo bagaca umutwe Hamas. Ariko Hamas ikintu nababwira nuko umutwe wayo ntabwo uba muri Gaza. Umutwe wa Hamas ntabwo uba muri Gaza. Abayobozi ba Hamas bibera muri Qatar, abandi bibera muri Liban. Ikibahangaha muri Gaza ni abarwanyi. Nuza ukamara abarwanyi wanakubisa amabombe wisha abaturage benshi cyane, bizorohera Hamas n'ubundi kuza gufata mu bantu bafite umujinya n'agahinda batewe n'abanyayisiraheli. Bizorohera Hamas kongera kurikrutinga abasirikari ahangaha muri Gaza. Nta kintu wakora, kuko nta muntu n'umwe uyoboye muri Gaza uba muri Gaza, bibera muri Qatar, kandi bakora amanama nk'uko nabibabwiraga. Bavuye mu Burusiya, mwarabibonye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran yaje kubareba ahangaha muri Qatar. Abayobozi bose bashaka kubonana nabo babasanga ahangaha muri Qatar, n'abandi bakabasanga muri Liban. Ku buryo intambara ya Netanyahu arimo ni intambara yo ibangamiye, navuga ngo yo kwica umuturage, nta kindi. Naho Hamas izagumaho, kuko nta bushobozi kugeza uyu munsi. Abanyayisiraheli baratwereka nk'ubwo bwo kuba barasa muri Qatar bakabarasirayo, cyangwa se muri Liban aho bari bakabarasirayo. Nicyo numva, ariko kandi nacyo nticyatuma, kuko
Hamas ntabwo ari ishyaka nk'ishyaka. Hamas ni imyemerere y'abababajwe n'intambara z'ahangaha muri Palestina, bafite ku mutima wabo. Nicyo kintu kibahuza. Niyo wakwica uyu muyobozi, ejo hazajyaho undi. Njye numva ko ikibazo cy'iyi ntambara, nk'uko nakomeje kubivuga ahangaha kuri Waka Waka podcast, ibihugu nibareba uburyo byabana byose ari ibihugu byemewe, abaturage babane mu mahoro. Isi ikeneye amahoro. Amahoro rero kuri mwese nshuti za Waka Waka podcast, mukomeze muryoherwe n'ibinyobwa bya KDB whisky, KDB gin, dry gin, KDB vodka, tugira na wine nziza cyane, wine ya litiro 3 uterura ukaba watereka mu rugo, cyangwa se wine ya litiro 3 red wine na white wine, byose birahari ku giciro gitoya cyane. Ushobora kujya muri supermarket ikwegereye ukigurira iyi karito ukayitereka mu rugo, akavinyo kakajya kakugeraho. Nkaba numva ari igihe cyo kuva kuri bwa buyoga bw'amafuti, tukinywera izi wine, tukinywera izi whisky na vodka na gin za KDB. Amahoro kuri mwese.